nyine bakadukorera subscribe ndisaziye urashaje ndisaziye ni subscribe yes subscribe mambo vipi mapipo nuko bimeze Yes. batubwira uko babyumva hanyuma gerageze urumva ntuze guseka cyane kuko comment z'abahungu ntago nazikira muri iyi video sibyo useke gakeya kuko ukuntu mu kanwa hasa nyine biratandukanye cyane sibyo umeze neza se umeze fresh hanyuma kuba uri kumwe na The Soft cyangwa se na The Soft OG mu kiganiro urumva umeze ute sore mwiza nkawe ndumva nezerewe ndishimye cyane umusore mwiza nkanjye bishobora kumbwira ibintu bibiri waba nkundira mu buzima busanzwe cyambere uri umusitari isuku ewana n'utundi tuntu twinshi ubana na buri wese ntabwo yemera ibintu byo kwiyitaho ni sawa cyane Galio selector Bombo Claten MC The Soft Dancer aka the hottest teacher papa official selector Badman once again but is for understanding what I'm saying yes ni wa muhungu wanyu shyushyu mugi shyuha ngushyushye twese dushyushyanye yes ni shyushyu mugi why I say my people yes nigire mu kigane in the morning hano ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane umukobwa wirabura hari abantu bakunda abakobwa birabura abo ndabasuje big up muri iki kiganiro mbahaye ikaze so no kuvuga ngo nabandi bose mbahaye ikaze mwe muri kureba kino kiganiro kiri kuri YouTube channel bita The Soft OG ukihagera mu ibara ry'umukara ijambo subscribe riri mu ibara ry'umukara urarikanda kugira ngo ikiganiro cyose ngiye nshyizeho tujye tubasha kugendana tano kwa tano yes ntizimgiye mu magambo uyu mukobwa turi kumwe bamwita Darlene Muhorakeye bamwita Darlene Muhorakeye Darlene wavuze icyo bisobanura nagiswe no mu rugo ntago ndicara ngo tubiganire barisobanurire uragerageza wongera ijwi kugira ngo kino kiganiro umuntu uzaba uri kukireba anacyumve neza cyane sibyo biryoshye nibyo biryoshye hanyuma ibintu ndi kureba ntajya nkunda kubona ku mukobwa wese duhuye ni ibiki ibintu ndi kureba mu face yawe ntajya nkunda kubona ku bandi bakobwa cyane inshuro nyinshi kucanzemo akanura uyagerageza wirekure nyine udutemo nyine nawe tubwire ibyo ari byo umukobwa utisiga cyangwa se ngo yimakiye nyine yitere bya makeup yego naba nagitsinze se biri aho ngaho nibyo ngibyo hanyuma kuba uzi guseka neza ibyo bintu ubikura he bituruka he mbikura ku babyeyi nabikuye kuri papa mbikura kwa data wacu muri famiye aho hafi ubu ndamutse mpuye na mere wawe nawe yaseka nkabona biryoshye gutyo wenda mama arashaje ariko njye ndi mutoya ahubwo cyakoze nyine ushaka kubikura ku bavandimwe banjye cyangwa se kuri papa hanyuma wongera useke mu gake turebe for sure my people in the section comment muraza kumbwira ngo watsagwane ngiye n'uyu mukobwa bamwita Darlene yes ngiye ni MC The Soft ariko kuri YouTube channel bakanyita The Soft OG ngayo nguko hari n'indi YouTube channel yanjye yitwa Eastern Hot Vibe iyo ni YouTube channel yanjye shyashya nayo mfite nayo iriho imizigo ya danje iriho ibiganiro biryoshye imiziki ya danje mbese iriho vibe nyine zitandukanye nkuko nyine yitwa Eastern Hot Vibe yes ngayo nguko my people noneho hongewe mbahaye ikaze muri kino kiganiro tujye gukora insanganyamatsiko ya kino kiganiro iragira iti wowe mujene waba uri umukobwa cyangwa umuhungu uko byagenda kose societe wiriga wikaragamo wiri gucangamo hari uburyo ubona imyitwarire y'umwana w'umukobwa uri hagati y'imyaka 14 na 17 ubwo cyo kimwe no ku bahungu nabyo biba ari uko nguko ariko hari ikintu kiduteje inkeke gikomeje kubangamira urubyiruko akaba ari nayo mpamvu nifashije no mukobwa si umwana mutoya uko byagenda kose urakoze ndeze ureze yego
uko byagenda kose ikiganiro tugiye kuganira kirakureba, kimwe yuko nanone abo tugiye kubwiraho cyangwa abo tugiye kuvugaho hari icyo barusha. Nta kintu nabarusha, ariko nabo hari icyo batubwiraho. Njye nakubwira uko mbyumva cyangwa se uko mbibona cyangwa se uko bigaragara muri sosiyete, ariko nta kintu nabarusha kuko buriya umuntu aba afite ibitekerezo bye akumva nyine bimunyuze cyangwa se bihagije, ariko ibyo bitekerezo tubihurije hamwe biba byiza. Ndabwira uko mbyumva nabo baratubwira uko babyumva, ese koko baratubwira ese koko nibyo cyangwa si byo. Nabo nyine nabo ni abantu bakuru baratubwira uko babyumva. Iki kiganiro kirareba urubyiruko, kirareba umuntu ukuze, kirareba umubyeyi muri rusange, waba uri umubyeyi cyangwa se wenda ugerageza kuza umubyeyi. Iki kiganiro uze kugerageza ucyumve ntugisimbuke, kuko nuko nguko gahunda twege tugiye kubigenza. Sasa twagiye ku bana b'abakobwa bari guterwa inda umusubirizo. Buri kanya urahura n'umukobwa muri generation ejo bundi nyuma y'amezi 3 na 5 ugasanga umwana w'umukobwa aratwite, aracyari muto, ntarageza imyaka y'ubukure, ntarageza imyaka yo gushinga urugo. Ibyo ni ibintu bibabaje buri wese. Biraterwa n'iki? Biri guturuka kuki? Reka nse nugaruka wenda cyane cyane ku bana b'abakobwa cyangwa se n'abahungu bakundana batarageza imyaka y'ubukure. Ingaruka ni izihe? Gukundana ni byiza, Imana yaturemanye urukundo. Mambo vipi mapipo, munyumve neza, ariko hari aho gukunda kuri icyo kigero bigarukira. Abonge kuvuga ni bande? Abakobwa. Ni abakobwa? Yego. Hanyuma abahungu bo? Turabavuga hose? Cyane. None se abakobwa nibo baterwa inda barazitera, ntabwo baziterwa n'abahungu? Ariko akenshi usanga abakobwa ari bo nyirabayazana. Kubera icyo umuhungu ataba nyirabayazana? Burya umuhungu abikorera waje amusanga, kuko biri kose iyo nda ntiyayimuterera iwabo w'umukobwa. Yego. Ushatse kuvuga yuko umukobwa ari we wifata agasanga umuhungu? Umuhungu arakubwira ati nsura, ugafata iya mbere umusanga, utitengura musura hehe. Ako si urumva umuhungu nyine aba atari wowe wabimusabye? Aba yabimusabye, yego, ariko kubimusaba ni kimwe, no kuba umukobwa yabyumva akabyakira kumva ko biri ngombwa nabyo ni ikindi. Hanyuma se ni ngombwa kugira ngo niba umuhungu ashobora kuba yatera umukobwa inda, ni ngombwa kugira umukobwa ave iwabo asanga umuhungu yari? Kuki batahurira ahandi hantu ngo nabyo afere bayirangize? Oya, n'ahari hose babikora, ahariho hose yabikora. Yego. Ukagira inama uyu mukobwa umeze gutya. We mukobwa niba uzi ko ufite imyaka 16 17 muri kino gihe, umwana w'umukobwa arabyiruka mwahurira mu nzira ukareba uburyo umukobwa ateye, uburyo ari gusa, uburyo areshya, uburyo abyibushyemo, ukabona kabisa afite igihagararo kurusha n'umubyeyi cyangwa se n'umuntu mukuru wamaze gushinga urugo wanabyaye. So iyo umwana w'umukobwa umurebye gutyo nkawe umusore, hari umubona nk'umuntu mukuru, kandi stili umwana aracyari muto mu bwonko. Uramubona mu gihagararo nyine arashyitse, ibintu byose arabyujuje, ibere riragera nk'ahariya kibuno, nakubwira iki? Ariko wajya kure ukabona mu bwongo ni empty mind. So we mukobwa niba uzi ko umutipe ashobora kuza, reka manze ngaruke ku bakobwa bakundana n'abahungu nabo bakiri bato. Niba uzi ko umwana w'umuhungu mukundana cyangwa se umuhungu mukundana agisaba iwabo boxe yo kwambara, agisaba iwabo isabune yo gukaraba, agisaba iwabo inkweto, agisaba iwabo amafaranga 200 500 yo kujya kugura amayinite kugira ajye chat ahamagare n'iki, wumva ko urukundo ukundana n'uwo muhungu target yarwo nuruhe? Ruzagera kuki? In the section comment ntago mbivangiye mu buzima, ariko mujye musubiza inyuma ako kantu mugatekerezeho. So reka tugaruke. Nkawe Darirene, iyo ubonye umujama w'imyaka 16 17 atangiye kwijandika mu bagore, mu bakobwa biri aho ngaho,
ibyo bintu ubifata ute, wamugiriye iyihe nama? ukuntu mbifata ntabwo mbifata neza cyane, kuko icya mbere cyo naba yakagize imyaka y'ubukure, ikindi cya kabiri nta ubuzima barimo niba bumwemerera kuba yavuga ngo arajya muri relationship n'urukundo, kuko buri umuntu ajya muri relationship y'urukundo ari uko abona afite nyine ubwo bushobozi kurya abasha gukavaringa icyo kibazo. Yego, nkabagira inama y'uko iki gihe urabona ko n'ubuzima buba bunagoye, bashaka amafaranga, niba ari ukwiga akiga agasoza akabanza agafonda ubuzima, yamara kuwufonda yamara kugeza imyaka u Rwanda rwemera cyangwa se igihugu cyacu cyemera cyo kuba wazamura gutyo ukuboko, nawe urabyumva watera igikumwe, urumva kuba warakoze kare ukabona kuba watereta, ariko ugatereta unarambagiza uvuga ati byibuze mfite intego yo kuba nashaka. Hanyuma iyo bigarutse kuri kese y'uko umwana w'imyaka 17 16 w'umuhungu, abenshi muri kino gihe birahari cyane yuko batagikeneye kuba bakundana n'abakobwa bangana, ahubwo bigira mu bagore. Abagore ko mutere tu abagore bamaze kubaka ingo, umugore ubyaye rimwe kabiri gatatu, ugasanga umwana w'imyaka 16 17 niwe yishakira. Ibyo bintu bya biterwa n'iki? Biterwa nyine no ikintu bitera se, iki bitera ngo babonye ngo bari abagore aribo babita bashugamami, aribo bafite amafaranga, ngo babasha kubagurira ngo iyo pantaro bashaka, ayo mu iPhone, nyine niraha. Finally bikazarangira gute? Kuntu bizarangira rero biragoye. Impamvu bigoye, iyo ugereranyije nuko umwana aba yaramajije ubwenge bwe kwakira ko agomba kugira kwijandika muri iyo ngeso y'ubusambanyi n'ubusambanyi, kuko ntabwo aba ari umugore we, ntabwo aba ari umugore we, saba ari sheri we, nyine abajyanywe kubw'ikibazo. Impamvu bizagorana ni iyihe? Ntabwo urubyiruko rw'iki gihe rugishaka kugirwa inama. Urubyiruko rw'iki gihe turareba iraha, ariko ubundi iraha ni iry'agahe gato, ariko ntabwo basha kubireba. Bafite amaso ntabwo bashaka kuyakoresha, bafite amatwi ntabwo bashaka kumva. Ukuntu bizagorana rero kubagira inama ngo babashe kuba batekereza ku kibi cyangwa se ku ngaruka y'ejo hazaza. Ubusanga niyo banakuze bashaka abagore, ugasanga ntabwo banyuzwe n'umugore umwe, cyangwa se ugasanga ntabwo rwa rugo barwishimiye, bari ahandi. Yego. Hanyuma wigeze uteretwa igihe wari ukiri umukobwa, reka mbivuge gutyo, kuko wenda ubu ngubu wenda wabaye umumama ufite umwana, sibyo? Yego. Ntabwo mbibeshye, ibyo bintu nyine biri ni ukuri kandi ntawe utabizi, sibyo? Kera ukiri umukobwa, wa mukobwa w'imyaka 16, ibere rimaze gupfunduka, rirareba imbere fresh, ikibuno kiragira nk'iriya, wigeze uteretwa n'umugabo ufite umugore? Wumve ukuntu bimera. Natereswe nawe ariko ntiyabimbwira. Kandi wumva yaraguterese, hanyuma ntiyabikubwiye gute? Kandi wumva yaraguterese, wowe umaze kunyemera ati natereswe ariko ntiyabimbwira. Kugutereta kundi ni ukuhe? Yaranerese nyine, aranereta, numva ko nabonye umusore nyine, nibyo nakubwiraga ati nyine ntabwo tubasha gukoresha ubwonko bwacu. Aranereta, nzi ko ari umusore, nyuma nyine amakuru, hari ukuntu nyine uhitinze mu rukundo, abantu bakubona abazi nyine umuntu mugendana ati uriya nawe yarayoye, ati yaratomboye, yabonye ibogari. Waje kubimenya gute? Ko naje kubimenya mbibwiwe n'umumama. Yego, mbimubaje ati reka tari gusa nyine urahababarira, kuko we aza afite taki yo kuba mwakwenjoyinga gusa. Wowe ukabuzi ko ari urukundo, ariko tipe nyine hari icyatumye ava mu rugo rwaje kwenjoyinga. Wari ubonye ari umusore suje kugutereta uvuga ati yazanangira n'umugore cyane? Ntabyo yagutakaje hose? Ntago yantakaje. Buriya rega umukobwa, buriya nimuzarebe bari abakobwa bari muri iriya myaka, iyo myaka 16 18, ubundi guhera kuri 18 kumanura, ntabwo nyine ushimishwa n'ibintu byinshi. We kuko agufatirana na bwa bwana, yamara kugufatirana na bwa bwana akaguhereza duke nawe ukubura
umwana ukumva ko tubaye yego ahubwo umenya ubwenge ko yamajije kugira gute nko kugutera inda nibwo umenya ubwenge atari ku nkubu koko nazize iki. hanyuma niba warateretswe n'uwo mugabo ntabwo habayeho kuryamana? nari nyirakajije ntabwo twabikoze pe. ahubwo kuba wari ukirakajije nibwo yagombaga kugufatira? yagombaga kumfatirana ariko nari nyifite ubwoba. wari ugifite ubwoba? ya hanyuma se kuba wari ufite ubwoba erega ibyo wowe ntibimureba? ntibimureba ariko njyewe ubwo bwoba ni nabwo agomba guhita agira gutya akabugufatiramo antene ikimugenza kuri wowe agahita anagikora. kuko ubaye udafite ubwoba cyangwa se ubaye utari n'ako kajiji yanagutinya akavuga ati uriya mukobwa namuturuka hehe. wayi noti ibyo bintu bitabaye? reka nkubwire impamvu bitabaye ndeso. ni ukuvuga ngo njyewe nakuze mbwira ko iyo umuntu asambanye ahita atwara inda atambwiye imyaka bayitwariraho. nkurambwira ko umunsi natwaye inda nkayitwarira mu rugo azanshyira urusenda mu maguru simubeshyera. rero nkura mfite ubwoba nubwo nateretanaga nawe iyo byageraga kuri iyo ngingo cyangwa se nkumva mbwira ati duhure aha n'aha nabanzaga nyine nkamenya ngo ahantu tugiye guhurira hari umutekano wanjye. ese nitujya tukabikora akantera inda rwa rusenda nkarushyirwamo. hanyuma se ko wabanje kumbwira ngo wari ugifitemo utuntu tw'utujiji n'iki n'iki ubwo urumva umukobwa ubasha gutekereza ako kantu ko kuvuga ngo runaka naramuka mbwiye ati duhure aha n'aha nkabona ahantu tugiye guhura ntibikwiye nkabyirinda nakwibuka n'amagambo mama yambwiye ibyo bintu biraba? ese ubwo ni ubujiji cyangwa n'ubundi wari nyarugenge biri aho ngaho? hoya impamvu ari ubujiji, impamvu nabyita ubujiji ni uko nyine nari nemeye gukundana n'umuntu mukuru kandi mfite imyaka mikeya. mu by'ukuri ntabwo iyo yari couple nyine, ntabwo nyine imyaka nari mfite, impamvu byari ubujiji imyaka nari mfite niyo yari afite byari bitandukanye. hanyuma ukurikije nyuma yaho waje gukundana n'umusore wenda mungana, reka mbivuge gutya. yego tandukanya keya ziri mu gukundwa n'umujama mungana na keya ziri mu gukundana n'umugabo ufite umugore cyangwa se ufite urundi rugo. ibyo bintu biratandukanye. keya z'abo bantu bombi ziratandukanye. iziryoha ni izihe kurusha izindi? let's go. iziryoha cyane izo gutetwa n'umuntu mungana cyangwa se w'umusore udatunze urugo. kandi wumve hanyuma yego dusobanura mu magambo make tubwira ati guteretwa n'umujama mungana umuntu aba bifiringa gute? izo keya ni izihe? impamvu ubwonko bwanyu buba busa naho bungana. yego ikindi imyaka yanyu nyine nawe rega urabizi ko imyaka iriya myaka iba iryoshye, urukundo rw'abana cyangwa se. kandi bizwi neza yuko umwana w'umukobwa iyo ateretswe n'umugabo ufite urugo ufite umuryango ahandi, hanyuma muri uko kuza kumutereta uwo mugabo akagerageza kubimuhisha, tunyumve neza, wa mwana w'umukobwa aragenda agateta. icyo ni kimwe. umugabo ufite imyaka 30, 40, 45, umwana w'umukobwa ufite imyaka 17, 18 atangira kumwita ngo ni bebe hane, twa tuzina bajya bitana nyine abantu bari romantike nyine subizi. hanyuma yarangiza umwana w'umukobwa wenda akeneye amavuta yo kwisiga, fata fone agahamagara, shu bebe bimeze biteze, wamaye nka 5 ko numva izo ke ariko umutipe muri mu kigero kimwe wamubwira ngo mpereza amafaranga yaguha akora he? kandi wumva mwese mungana. erega umujama muri mu kigero kimwe urumva muba munganya imbaraga, turumvikana. uko ukora nawe niko akora, imbaraga ziranganye. so niba wenda uri umukobwa w'imyaka 18, 17 tubyumve kimwe, nta kazi ugira cyangwa se niba unagafite kanaguhemba make ntagaguhagije, hita ufatana n'umujama mungana yuko nawe uko nguko bimeze, kandi wowe ukeneye byinshi bigutakaraho kurusha umutipe. so noneho kuki utakumva yuko uriya mugabo we kuba afite n'umuryango wenda ntubizi nawe uzi ko nyine ari umusore bingana aho ngaho, kuko buriya iriya myaka
ya 17, 16, 18 ibirimo ubuhumyi. Hari ukuntu uwo mukobwa cyangwa se umuhungu ubwonko buba bugifunze, buba bukiri close, ntabwo buba bwagafungutse ngo bubashe kumenya ngo ikiri cyo ni ikihe, ikitari cyo ni ikihe. So ni ukuvuga ngo iyo agize gutya agahamagara uwo mugabo ati bebe nshaka 5, ushaka 5 kandi akanyenyeri vuba vuba, uyu munsi turasohokera hehe, akabeshya umugore ati ngewe aha n'ahangaha biraza kugenda, ariko urukumva izo keya no urimo urambeshya keya z'umuntu mungana ziryoha gute koko tuvugishije ukuri? Ntabwo nkubeshya nyine urukundo nizere ko wabivuze ku giti cyawe. Yego ku giti cyanjye ntabwo nkubeshya ko rukundo rw'iyo myaka narwo ruryoha cyane. Reka dutange ijambo muri comment, abantu bose bazareba ino video muzaza selecting, mutubwire ngo wowe mukobwa cyangwa se nawe muhungu ushobora kuba ufite sugar mami ukumenyera buri kimwe, ukambara ibyango bigezweho, watunguka mu bandi bajama bavuga ati dore wa muhungu wo kwa runaka aratwika, imihanda yimereye nabi, ni wowe muntu wambara birenze kandi ntibazamenye isoko y'ibyo wambara ahantu bituruka, ntibazamenye ikiguzi cy'ibyo wambara ahantu bituruka. Nawe mukobwa bazakubona muri quartier y'abakobwa mungana utangiye guhinduranya ibisuko buri kanya, guhindura style z'abakobwa buri kanya, inkweto igezweho ni wowe yambara, ikanzu complete n'utundi tuntu na kwita ibishuko bashuga dadi baguhereza. Muzatubwire ngo keya ziri hagati y'umujama mungana mu bijyanye n'urukundo n'umugabo wubatse wagukunze ariko utabizi ko afite umuryango cyangwa umugore, iziryoha nizihe? In the section comment muzambwira ngo watsagwane mambo vipi bimeze bite, ni keya z'umutipe mungana cyangwa ni keya z'umushuga dadi cyangwa z'umushuga mami? Let's go, twagiye muri comment. Darene umeze neza se? Meze neza. Urumva ahantu hose biri kuwaninga poa? Cyane. Tukiri mu kiganiro, hari ikindi kintu wakongeraho? Ikindi kintu nakongeraho cyangwa se navugaho, urabona natanga n'inama zihe? Inama nagira ababyeyi, hagati y'ababyeyi n'urubyiruko, ku babyeyi kamere, ku babyeyi burya umwana bajya bangapfira mu iterura. Ikindi cya kabiri ngo umwana agororwa akiri mutoya. Urabona nk'iki gihe umwana asigaye akura yaragizwe inkumi, ugasanga iyo myambaro atangiye kumenyereza nyine imyambaro idakwiye, nyine wenda ku bantu bakuru bajya bavuga ngo ni amamini, cyangwa se ugasanga umwana bamwambika nk'umuntu nyine ukuze cyangwa se usobanukiwe imyambaro yambaye, ugasanga utangiye urareba umubyeyi w'iki gihe uhetse umwana w'uruhinja ugasanga yamwambitse amaherena akiri uruhinja, yamuteye make-up, wenda amaherena nayo nta kibazo, ni imirimbo y'abana b'abakobwa sibyo, ugasanga yamuteye make-up kandi mu by'ukuri ziriya make-up ziba ari iz'abantu bakuru. Hano rero mba mbona binapfira, usanga ababyeyi nyine aribo bica abana bakiri bato, ugasanga umwana akuze atazi gutandukanya atazi imigendere cyangwa se imico y'umuntu iranga umuntu mukuru cyangwa umwana. Rero ugasanga ababyeyi ntabwo bari kubasha kubonera n'umwanya b'abana, bagakura bumva ko bagomba kubaho nk'inkumi, ko nyina amukujije akiri mutoya. Nyina kenshi wenda abanagenda bitewe n'imirimo y'ahantu hatandukanye, abari ntabumubonere n'ubujyanama ngo wenda abashe kuba yamugira inama, umwana kure afite imitekerereze myiza mu mutwe. Ugasanga barabaharira abakozi, ugasanga barabaharira famiye, cyangwa se umwana kuza asa naho yirera kandi afite ababyeyi. Yego rero ni nayo mpamvu b'abana bakura ugasanga imitekerereze yabo nyine bakuze bumva ko ari inkumi kandi ari abana, ku buryo bikuza ku buryo umwana umubona agenda ari mu myaka 12 ukabona ari kugenda nk'umukobwa ufite imyaka 23 cyangwa 5. Ibyo ngibyo ukiri aho ngaho ni ibintu byeze cyane, ariko ntabwo ngiye kujajinga ababyeyi
icyo ni kimwe. Ku rundi ruhande umuntu yakumva ibintu uvuze ni ukuri, ibyo ni iterambere turaba.com. tukiri aho ngaho, urimo urambwira ati ushobora gusanga umwana ntaramenya no kugenda, ku ikubitiro bamaze kumupfumura amatwi n'amaherena bateretseho. Yego umwana amenye gutambuka, nta kumwogosha direct ako kanya bamujyanye muri salo baramusutse cyane. Ready? Ikindi, umwana yigiye hejuru ho gatoya mu myaka 9, 10, 12, umwana batangiye kumwambika ijipo z'impinure cyangwa se izo dukunze kwita ngo ni mini. Yego. Umva ibyo bintu uburyo bikurikirana. Umwana arakuza ageze mu myaka 16, ari naho wa mwana igihagararo cye, umumotari, umunyonzi, umushoferi n'undi wese ufite ikindi kinakora atangiye kujya mudepasa avuga ati uyu mwana uteye gutya na gutya bimeze biti. Nta kindi twebwe abasore cyangwa abagabo tubona, mpita mbona ko uwo mwana akuze. Imyaka 19 mpita nyimubariramo 20, kandi umwana afite imyaka 15, 16. Nta kindi bizankururira ni ugushaka relationship hagati yanjye nawe. Ndamuruta nibyo, imyaka 5, 6, 7, 8, 10 murusha ni myinshi, kuba namushuka biroroshye cyane. Mbwira abo babyeyi, niba ari amafaranga cyangwa se ari kwa kundi umuryango umwana akurira mu biryo no mu noti, reka bivuge gutyo, agasanga iwabo barifite, iwabo baba ari abantu baba basirimu cyane bakabifata nk'aho ari ibigezweho, ariko ku rundi ruhande umwana muba murimo mumutenguha cyangwa se muba murimo mutenguha igihe cye cy'ahazaza, reka mbivuge gutyo. Kuko njye niyo mubona uwo mwana mu muhanda afite imyaka 16, umwana yarakuze, yatangiye gusuka kera ku myaka 9, amaherena ameze neza, aratoshye fresh, nta kindi ngiye nziyumvisha direct, nabonye umukunzi, nabonye umugore. Uwo mwana future time yiwe namaze kuyirangiza direct, namaze kuyica, byarangiye. Byaragizwe mu ruhare nande n'ababyeyi, si cyo bashaka kuvuga. Yego. So ubwo ababyeyi ntibazanyumve nabi, mushaka kuba mufite amafaranga n'ibyo umukize, umuryango nta kintu usaba, ariko warakize n'ibyo, ariko uburyo umuryango ukizemo, abo babyeyi niba bimenye ko bakize, ariko bagerageze umwana ntibakamushyireho ibyo bintu byose twavuze, kuko we nashobora kuvuga ko ari ukumusirimura, n'ibyo nanone umwana w'abasirimu aba agomba gusirimuka, ariko mujye mutekereza kabiri mu bintu mugiye kumusirimuramo, cyangwa se ibimenyetso mugiye kumushyiraho, mugiye kumusirimuramo, ushobora kuzamugiraho ingaruka mwebwe ubwanyu mutakibasha kugira ute kubirwanya. Karagaciyemo, muzabyumve neza ababyeyi mufite imiryango cyangwa se mufite uko mutunze n'uko mubayeho ku rwego ruri hejuru y'abandi. Nkeka ko umwana nk'uwo ntabwo yaba mu muryango w'abakene, sibyo? Oya. Akenshi na kenshi bikunze gukorerwa mu miryango ikize. Kandi akandi kantu buriya twanababwira, bajya bavuga ngo, baca umugani mu Kinyarwanda ngo uburere buruta ubuvuke. Yego. Ababyeyi barabyumva, uburere buruta ubuvuke. Murakoze cyane. So guys, ikiganiro cyacu nandi kumwe nandeho Darirene Muhorakeye. Okay, Darirene Muhorakeye, turi kuri YouTube channel ya The Soft OG. Gira ikintu ubwira abantu bakurikiye kino kiganiro, cyangwa se abakunzi cyangwa se audience ikunda kunkurikira kuri YouTube channel, gira ikintu ubabwira. Ikintu nababwira nuko bajya kuri YouTube nyine bakadukorera subscribe. Nisaziye. Urashaje. Nisaziye. Ni subscribe. Yes. Subscribe. Mambo vipi people, batubwira uko babyumva, nabo baduha inama, baduha ibitekerezo, butatuzanagaruke tubihe tunyuzemo amaso turebe. Yego. Yes my people, ndabakunda cyane, ni wa muhungu wanyu Shyushyu Mugi. Gahunda ni ibisanzwe, interview nyingi bikenewe ku mwana w'umukobwa cyangwa se wenda ku mugore cyangwa wabukuza uri umwana, I'm ready for you.
kukuganiriza mu bintu bitandukanye mu buzima busanzwe twirwa ducamo buri munsi, byaba bibi cyangwa se na byiza, nuko hose tugomba guciringa tukungurana ibitekerezo tukamenya ngo what's going for this life. Yes, nuko nguko bimeze. Mwakoze niba iki kiganiro wakirebye ukagisoza ukakirangiza neza cyane, wakoze cyane. Imana ikumera umugisha kuri megabyte zawe wigomwe kugira ngo urebe kino kiganiro, kandi niba wabashe gukora kuri like ukama comment in the section comment wabikoze neza fresh, nakubwira ngo thank you so much. Darlene ni umukobwa mwiza hano utarigeze wisiga, niko yabanje kubabwira ruguru mu kiganiro tukigitangira. Yes, ngayungu kibyibuka my people. Ibintu byose mba mbikurikirana neza 5 kwa 5. Yes, we out, turabakunda cyane. Ciao in next banga turi kumwe. Imana ibarinde, twe turabakunda cyane. Yeah, we love you.